hari umugabo mwigeze kuvuga aravuga ati satazkuruni qaumi idha jadda jidduhum wa fi laylati dhalma'i yuftaqadu albadru. Bigeze kuvuga nawe yakundaga kubyira abantu akababwira akabibutsa akaba hari na aya yakomeje kuri iki ngiki fasatadhkuruna ma aqulu lakum fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu banjye hari umunsi bazanyibuka, umunsi bizabakomerana, umunsi abantu bazaba bariho badafite no kwibutsa, badafite no kubabwira noneho Allah, badafite no kubabwira noneho mutume. Uyu mugabo yarerebye aravuga ati abantu bitewe n'ibyo banga abantu babibutsa bababwira, tumusi hari umunsi abantu bazajya bishakamo uwabibutsa bakamubura, ati kiriya gihe noneho muzanyibuka. Umva hadisi neza, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyati min hadidin khayru lahu min an yamassa almar'ata la tahillu lahu. Hadisi yake na Tabarani fi al-Kabir. Hadisi iragira iti la an yut'ana fi ra'si ahadikum, kuba umwe muri mwebwe yajombwa bagafata inyundo bagafata urushinge bagashira ku mutwe bagakubita urushinge na iriya nyundo ku mutwe we bakawumena bakubisemo urushinge. Ngo kuba byakorwa gutyo urushinge rw'icyuma bakamukubita mu mutwe bakoresheje inyundo cyangwa ikindi, hari na hadisi ivuga ngo gukubitwa inyundo noneho nyirizina mu mutwe ngo ni byiza kuri we kurusha kuba yakora ku mugore, kurusha kuba yakora ku mugore utamwemerewe. Ni ukuvuga ngo umugore utari ikizira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فلقد فاز المتقون الطائعون. ishimwe ikuzo ibisingizo byiza ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imbabazi bye turamusaba yuko yabisakaza ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we n'abiyo n'abamukurikiye kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe bayisilamu n'abatari abayisilamu batwumva, ndabagira inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, tumugandukira nk'uko yabidutegetse mu gitabo cye cya Quran, tunakurikiza imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe, nk'ibisanzwe iyo twabonye umwanya tuyibukiranya, iyo twabonye umwanya dusubiza ikibazo kimwe cyangwa bibiri biba byabajijwe n'abantu batandukanye. Bamwe muri bashiki bacu muri iman yabajije ikibazo kigira giti ati Sheikh, muri iyi minsi bisigaye bigoranye kubona abantu b'abagore batunganya umusatsi neza nk'uko bikwiye. Atababizi muri iyi minsi ni abagabo n'amasalo yabo niyo masalo yoroshye kuba umuntu yayabona, yafite n'igiciro cyoroheje. Atese umuntu agiye akameserwa mu mutwe agatunganyirizwa imisatsi n'umugabo, nta kindi wenda kirenze aho ngaho kibaye, agataha ati hari icyaha cyangwa se hari ikibi yabakoze. Ibyo ngibyo ndabibaza binajyanirane no gutunganya inzara cyangwa se guca inzara. Ibyo ngibyo ko hari bibiri, niba umugabo yagutunganyiriza inzara
gusanga hari amasaro cyangwa se hari abagore babikora ariko batabizi neza. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iki kibazo mu by'ukuri ndakeka wabajije yagumye kumbazabaza ajyana muri iyo njyana, yerekana ko mbese bigoranye muri iyi minsi gutyo. Ubwo icyo ngira ngo mubwire, namubwiye ko nzamusubiza imbona kanya, ntabwo ibintu by'idini buriye kugoragoza uko wagoragoza uko ariko kose. Niba hari aya n'amahadisi, kwa kweli mu gusubiza izo aya n'amahadisi bihari, ntabwo urajya mu kugoragoza cyangwa ngo ushaka umuntu urakorohereza akaguhereza igisubizo kigendanye n'amarangamutima yawe kubera ko uri kumwereka. Hoya, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala agumye kuturinda mu bantu. Nkeka ko kugoragoza abantu bashaka mu gihe hari aya na hadisi, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala azatuvane muri abo bantu. Niba ari aya ndayikubwira, niba ari hadisi ndayikubwira, ariko hari umuntu kubaza mbese agashaka mbese umubwire ngo nta kibazo, ngo niba ari gutyo bimeze ngo nta kibazo. Bavandimwe b'Abayisilamu, mbere yuko nsubiza kino kibazo tugeze mu bihe njya nkunda kubigarukaho cyane, aho abantu bifunguriye imiryango myinshi y'ibintu bya haramu, barayifungura kabisa, bo ubwabo barayifungurira, ntibashaka no kumva uwababwira ati nyaboneka iyi miryango yafungwa, iyi miryango tuyifungure kutuzanira ibibazo. Abantu bakagenda ku turyango tw'ibyaha bafungura, ejo barangiza bagatangira kwitana ba mwana ngo ubuzima ngo bwarakakaye, ngo ubuzima ngo bwabaye ibibazo, ngo ibintu ngo byarahindutse. Abantu bagatangira kwitana ba mwana, hanyuma bakajya ngo urabona ngo ibintu abantu baba bakora, abandi bakitwaza ngo abayobozi, abandi bakitwaza ngo buri wese akazana ibintu bye biri aho ngaho, akibagirwa nafsi, akibagirwa we uruhare afite yafunguye mu kugira buno buzima bube bubi. Buri wese akitwaza undi, ariko ibituma ubuzima bukomera kugeza aya masaha ni bino bintu tugenda dufungura two bwacu, kandi tuzi ko tubeshya, tuzi ko ari twebwe kandi twe nyirabayazana. Bavandimwe b'Abayisilamu rero, abantu bibutsa abandi bagarura abandi nabo kumwe babe benshi. Uko abantu bagenda, umuntu akagwa akagira umwibutsa, akagira umwibutsa takwa, akagira umwibutsa tauba, Allah subhanahu wa ta'ala nibwo agenda yoroshya. Ariko igihe abantu bose ubona n'abandi batereye iyo ibyo ngibyo se ngo hari icyo bivuga, ngibyo byabaye bisanzwe bana, ngibyo ngibyo se ngo hari icyo bivuga ko abantu bo muri iki gihe ko tukajya muri ibyo ngibyo bizashiduka iby'ubuzima kuba bukarishye birenze twinjira no mu bindi. Umuntu aravuga tanga amawayiza akibutsa, ariko hari igihe kizagera ibyo abantu baba bashaka ubundi ko abantu tanga amawayiza rijya bara kugora abantu. Hari umugabo mwegeze kuvuga, aravuga ati satazkuruni qawmi idha jadda jidduhum wa fi laylati dhalma'i yuftaqadu albadru. Bigeze kuvuga nawe yakundaga kubyira abantu, akababwira akabibutsa, hari na aya yakomeje kuri iki ngiki, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu banjye hari umunsi bazanyibuka, umunsi bizabakomerana, umunsi abantu bazaba bariho badafite no kwibutsa, badafite no kubabwira noneho Allah, badafite no kubabwira noneho mutume. Uyu mugabo yarerebye aravuga ati abantu bitewe n'ibyo banga abantu babibutsa bababwira, tumusi hari umunsi abantu bazajya bishakamo uwabibutsa bakamubura, ati kiriya gihe noneho muzanyibuka. Ati kubera ko niyo ijoro ry'icuraburindi umwijima waryo wabaye mwinshi, abantu bifuza kuba babona basi ukwezi cyangwa se inyenyeri zibamurikira. Icuraburindi rero kugenda riri kwaguka, riri kwagura,
Allah subhanahu wa ta'ala atugirire impuhwe. Bano yose dutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Arega nawe urabizi nibyo nagusubiza nawe urabizi. Ikibazo gihari siniki. Hari umumenyi mwigeze kuvuga ngo haqiqatu ibtila. Aravuga ngo anna dunya wa'dun mashhud wa anna al-akhirata ghaibun maw'ud. Yavuze ngo ubundi bigerageza abantu bafite bahuye nabyo. Ikigeragezo cya mbere abantu bahuye nacyo gikomeye nuko Imana yabagerageje ikabasezeranya isi, ikababwira isi, ikayibaha bakayibona. Yababwiye isi y'agaciro gato, irayibaha barayibona, bararya, baragenda, barubaka, barabibona. Ariko ikindi kigeragezo cyose kikubitaho ni isezerano Imana yabahaye ry'imperuka, ariko irarihisha. Isezerano Imana yabahaye ry'imperuka, ijuru n'umuriro, ariko irabihisha. Bituma kubera ko babona isi, bahisi yaba agaciro gahambaye ya akhira Imana yabahishe, ibabwira ibyayo bikaze, ibabwira ibyayo by'ibihembo byiza bihambaye, yabahishe ntibabibona, bituma bayiha agaciro gakeya. Ariko usoma Qur'ani ntureba, akhira arayibona kandi neza. Icyo ngicyo cyo kigeragezo. Cyo gituma rero abantu ubona basigaye baraciye ibyaha amazi, bakabica amazi, bakakorera ibyo bako bashaka kubera kwirengagiza akhira. Isi yo barayibona, udufaranga dutoya umuntu akabyoherezwa, akagenda hariya agakora ibyo akoze, akazi Imana iki ntacyo yitayeho. Kavuga ati akhira si baratubwira. Ariko nyaboneka abo herekeza ijoro n'amanywa, abumva ngo bagiye ijoro n'amanywa, baba bagiye mu bundi buzima, kandi nanjye nawe baradutegereje. Buno buzima baradutegereje. Rero ngiye gusubiza kino kibazo cy'ubabajije ibijyanye no kujya muri salo gutunganya imisatsi, ariko akayitunganyirizwa n'umugabo ari umugore. Uwo ngo ni umugore ubaza akayitunganyirizwa n'umugabo, ukubera ko abagore bitoroha kubabona, binahenze n'iki yazanye impamvu nyinshi, ariko izo mpamvu zose ni ukubeshya. Hadisi ya mbere tugende gakeya. Hadisi dusubiza kino kibazo dukomora kuri Ma'aqili ibn Yasar. Yavuze ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yavuze iti la an yut'ana umva hadisi neza, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhiyatin min hadidin khayru lahu min an yamassa al-mar'ata la tahillu lahu. Hadisi yake na Tabarani fi al-Kabir. Hadisi iragira iti la an yut'ana fi ra'si ahadikum, kuba umwe muri mwebwe yajombwa, bagafata inyundo, bagafata urushinge, bagashira ku mutwe, bagakubita urushinge na iriya nyundo ku mutwe we bakawumena bakubisemo urushinge. Ngo kuba byakorwa gutyo, urushinge rw'icyuma bakamukubita mu mutwe bakoresheje inyundo cyangwa ikindi. Hari na hadisi ivuga ngo gukubitwa inyundo noneho nyirizina mu mutwe, ngo ni byiza kuri we kurusha kuba yakora ku mugore utamwemerewe. Ni ukuvuga ngo umugore utari ikizira, kuvuga ngo umugore yaba yemerewe kuba yarongora mu yandi magambo. Iya hadisi irakuramo umugore w'umuntu hamwe na biriya bizira, nyina, bashiki be n'abandi, ko yabakoraho cyangwa se kubasuhuza. Hadisi iragaragaza ngo kuba umuntu yakubitwa kiriya kintu, ruriya rushinge mu mutwe, ni byiza kurusha gukora cyangwa se gusuhuza umugore adaherewe uburenganzira bwo kuba yamukoraho. Ni ukuvuga ngo abadamu batari bizira kuri weho kubakoraho, afazale bakubita ruriya rushinge mu mutwe. Hadisi duhora tuyumva n'izindi nkazo.
hadisi duha tuyumva n'izindi nkazo. Ubu niba ino hadisi hari umushehe wakubwira ngo nta kibazo, ngo urabona iyi hadisi rayishirahi yakiriwe na Tabarani. Imam Albani yavuze ko ari hadisi sahih. Hadisi ya mama Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha, hadisi yakiriwe na Muslim, nawe aravuga ati ma massa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama biyadihi imra'atan qattu, biyadihi imra'atan qattu, ngo ntabwo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yigeze akoza ikiganza cye ku mugore w'abandi, ku wundi mugore utari umugore we cyangwa se uwo bafitanye isano. Ntabwo yigeze ngamuha ikiganza, ntabwo yigeze akora mu kiganza cy'uwo mugore na rimwe, bitewe n'ubuharamu n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarizi kuri iki kintu. Nimujya kubaza aba scientifique cyangwa se abantu bizi iby'imibiri, bazabasobanurira ubuhatari buri muri kiriya kintu. Bavandimwe b'Islamu rero, ubuyisilamu bwaje buje kurinda umubiri w'umuntu, cyane cyane mu buryo bwo kurinda ibitsina no kwamagana icyitwa ubwomanzi n'ubusambanyi. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga muri surati al-Isra aya 32, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, muramenye ntimuzegera ubusambanyi kubera ko ni inzira mbi y'urukozasoni. Kwegera ubusambanyi n'ubwomanzi ni n'inzira mbi y'urukozasoni. Ariko iyi aya ntabwo yavuze ngo ntimuzasambane, iyi aya yaravuze ngo ntimuzegere. Ubwo izi nzira zose abantu bagenda bashyiraho zo kwegera ubusambanyi zirafunzwe. Mushiki wanjye rero, mushiki wanjye, icyo nakubwira nuko nidusoma izi aya tugasoma ya mahadithi, turabona kuba wahereza umutwe wawe weho kuba wawufata ukawuhereza undi mugabo, sawa ngawusoke, ngawudefirize, ngawozemo, ngawusiga amavuta, ngawukuremo imvuvu, ibyo bavuga ibyo ari byo byose, ubwo inshinge wakwikubitisha bakazikujombagura aho kugira umuhereza uwo mugabo. Niba hadisi wayumvisha niwe uri kuzireba, nutazikubitwa ahangaha ukishira muri biriya, ufite uzazikubitirwa. Hari ibindi byiciro bibiri bigutegereje, icyiciro cy'imva n'icyiciro cy'izuka. Ariko kuzana iby'impamvu ibingibi ntabwo ari byo. Ndabizi hari abatabyumva nabo bashaka kubyumva, ariko ntabwo ari byo uzabiryoswa. Nta na dharura irimo, byumve, nta dharura irimo. Gutunga umusatsi ntabwo ari dharura. Gutunga umusatsi wo nguwo kujyana mu masaro buri kanya buri cyumweru mu masaro ntabwo ari dharura. Ushaka abantu bagabanya gusa agasatsi gateya katazaguha n'amadepanse menshi, ariko nibutsa ko bitemewe ko umugore atunga uruhara. Ndi kuvuga ushaka abantu bagabanya gusa ko agasatsi gakeya keza, nawe wajya witunganyiriza katagutwara amagarama menshi. Kugira imisatsi igwa ku mugongo ntabwo ari ikintu wavuga cyatuma ujya kugwa muri haramu ya buri kanya. Ubwo rero niba yemeza gutunga umusatsi, ugomba gutunga umusatsi wo muri halali. Ugomba gutunga umusatsi wo muri halali, kawutunganya mu buryo bwemewe. Ukawutunganya mu buryo bwemewe. Iriya ntabwo ari dharura ituma ukora haramu kugira ngo umusatsi wawe ube muremure, ngo ugire ngama-fresheri, ngo ugire ibikoya. Niyo nzira wakoresha niba uri kubona biri kugora kujya muri ayo masaro n'iki, uzigisha umugabo wawe uburyo bayitunganya, ajya bagutunganyiriza. Cyangwa abana bawe b'abakobwa n'abandi bajya bagutunganyiriza. N'ibingibi bajya bavuga ngo byo kwihangira imirimo yarabuze. Abantu bigisha abana b'abakobwa gutunganya imisatsi y'abagore, abantu bigisha abana babo b'abakobwa gutunganya imisatsi y'abagore, bakora amasaro y'abagore gusa. Nanabwira abagore, yaba ari abayisilamu n'abagore batari abayisilamu, bana bafite izi business,
muzakore salo yanditseho halali niyo mushaka amafaranga, mushireho kondisiyo ko umuntu winjira ahangaha aba ari umugore, nta bagabo baba barimo, bikozwa n'abagabo, mwandikeho salo, ndetse ko muzabyita ariko muzandikeho halali. None bajye baza aho ngaho bose bari kwitwaza ngo kandi muri iyi minsi hari indwara kubera abantu kwangirika psychology, abantu kwangirika mu mitekerereze. Abagore barahari babikora ariko barabapinga, barabarwanya, ntabwo bashaka kujyayo. Nabona ngo ntabwo bazi kubikora neza, kubitunganya neza, ko bashaka kugera ku bagabo niyo bashaka kwigira. Abantu kwangirika amashehe, abantu barangiritse mw'abantu mwe mu byumve neza. Abagore barahaye n'ababikora akavuga ati umugore ngo babikora nabi ngo ntabwo bitunganya, bashaka kwigira ku bagabo. Ubwo rero igisha abantu bawe, cyangwa se shaka umugore umuhamagare mu rugo azabikorera mu rugo. Naho nujyayo, nujya kuri iriya saro, uzajye kuri saro, ubikora ni umugore, kandi habe hatari abagabo bagomba kukureba umutwe wawe, ko n'abagabo nibareba mu mutwe wawe uzaba ukoze haramu. Aya ni menshi cyane yabyigira abadamu kwikwiza bagahisha imisatsi yabo. Ibi byose bajya babimenya, nta mpamvu yo kubihishahisha nk'ibiki n'ibindi. Ahangaha naho tunahibukiriza abagabo, hari abagabo nabo, ariko nabo ni gutyo tunabo tubita ibyomanzi. Abona umugabo umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ntiyajya muri saro itarimo umugore ngo woza mu mutwe, itarimo agakobwa koza mu mutwe. Namwe mufite ibibazo. Izi aya twasomye kuri aba badamu, n'aya mahadisi twasomye kuri aba badamu, yanareba n'abagabo bemerera abakobwa cyangwa se abandi bagore kubakora mu mitwe yabo. Hari abantu bangiritse, ugasanga ngo ashaka amasaro, ngo yasana ngo dukobwa ngo bazanye ngo ntabwo ari twiza, ngo hariya ngo bazanye ngo ibigore ngo bifite intoki zikomeye, yirirwa mu masaro ngo ari gushaka ngo utwana ngo dufite intoki zorohereye. Ibintu ubusambanyi, banyireye amasaro babimenye, n'abakobwa babimenye, n'abagabo babimenye ko bari mu busambanyi. Zimwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo iki, ivuga ingingo zisambana, yavuze ngo amaguru yarasambana iyo agenda yagiye gusambana. Zimwe Imana iravuga ngo intoki zirasambana iyo zikorakora, iyo zikorakora. Iyi ni hadisi. Ibintu ubusambanyi bamugiyemo muri aya masaro. Umugabo rero ugenda hariya akishima akagubwa neza, ajya amenya yuko ibikungu bari busambanyi. Imwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo umugabo n'umugore ntibazihererane ahantu runaka ari babiri, ko shayitani aba ari ya gatatu yabo. Iyo umugabo agiye akicara, ikigabo kikicara, abantu barabitunganyije bakabashira, barutuzo batabashiramo hariya muri amasaro. Yari amasharo yari mu mashayitani yariya, n'amasaro y'amashayitani, ndivuge gutyo ko ni kintu Imana ivuze. Imana iravuze ngo umugabo n'umugore nibiherera ahantu runaka, shitani azaba ari gatatu wabo. Iyi ni hadisi. Shitani ni gatatu wabo. Iyi hadisi ikavuga ngo umugore ntazihererane n'umugabo atari kumwe n'umugabo w'ikizira kuri we. Ariko turiya tuzu baragenda bakihererana, umugabo akinjira, umukobwa akazana amazi yashyushye, bagatangira n'ibikoresho, bakajyaho n'ubukene bwateye, ubwana bw'ubukobwa bwose. Iyi ni imirimo y'uburetwa babukoresha kugira ngo kabone 200 yo kugura ngo amayinite ngangahe. Bwana babyira bajyana mu rugo bajya kubarongora, bakanga, bagashaka tuno tuzi tw'uburetwa, utuzi two kubasuzuguza. Umwana akajyaho ngaho akinjira mu amaguru yakayashira mu maguru y'umugabo, agatangira agakorogoshora mu matwi, agatangira agakorogoshora mu mutwe, agakora ibiki, ngari kumwoza mu mutwe. Hari naho bashira hano amategeko, wanavuga ngo ugize ngo Imana ngo uhamagare ngo n'umuhungu ngaza bikorera, ukabona kugiza umuturage ngo yanga ngo byemeye. Aya masaro mugomba kuyavamo namba. Izi aya n'aya mahadisi birabareba. Ubundi n'umugabo umeze gutya aba n'umugabo w'umuhehesi, nta mugabo ufite umugore yubaha wakwemera kundi mugore amugira mu mutwe. Habyo ngibyo bishoboka. Unazi nizi hadisi. Uyu icyambere aba ari umugabo w'umuhehesi, aba ari umugabo wanga umugore we, nta rukundo afite uyu mugore we, nta n'icyubahiro uyu mugabo akwiye. Umugabo wiruga muri aya masaro ngo boza mu mitwe, nta cyubahiro aba akwiye. Ubundi ni buri umugabo wewe, ni buri umugabo ukaba utazi kwiyogosha, ubundi umugabo yakabaye azi kwiyogosha. Imashini yawe ujye uzi kwiyogosha, tukumvikana, umenye kwiyogosha. Mutazi kwiyogosha, igisha abana baye kukogosha,
igisha umugore kukogosha wari we ukumesira mu mutwe anaguhanaguremo abantu urukundo rwarangiye kubera ibintu by'amarari maranga mutima yarazamutse abantu bafite irari warangara ko bamukamesa neza agahindura akajya hari ibyo ngibyo ntabwo ari byo cyangwa se hamagara umugabo aza kogoshire mu rugo buri mashini biroroshye ibindi biva niyo Islam tureke iyi mico ntabwo ari imico myiza iyi mico n'aba bagabo ntabwo ari imico myiza yo kujya mu masaro abana b'abakobwa abagore birirwa bari koza mu mutwe ibingi bintu ubusambanyi bw'amaboko mwana akajya aho ngaho none n'abasambana akajya kwiyogoshesha mu masambanye kabisa birazwi kafata kana k'abakobwa gaheza nk'igihumbi hari ibyo ashaka kakajya bagasambana bikarangira neza muri aka kazu neza hari niyo shobora gusambana batanakojeranyizeho n'ibicida ariko bagasambana umugabo akarangiza ibyo arangiza n'iki bikajya aho ngaho nose umukobwa ugiye hariya umutwe yarawurangije hari n'ababaziranye ku kigabo hari igipapfa gusa kiraho ngaho agahita afungura ishati akajya mu bituza ngo naho ngo ari gukora iki akamanuka usuye hose gaje ikikuye ubu umuntu avuze ngo ni igipapfa ngaho umuntu ngo wavuze nabi bese dukore tauba mbere yuko tugerwaho ni musi Allah subhanahu wa ta'ala yatwandikiye tukagenda imbere Allah subhanahu wa ta'ala dusuzuguritse dukore tauba tureke bino bintu nibwo tuzaba abantu babagabo bazima ariko umuntu uri muri ibingibi imyaka nk'ibitatu ntashaka kubivamo byaramutwaye ngo ni igipfapfa ngo ni igipfapfa Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo hari abantu barwaye fi qulubi marad birwari uburwayi bwarabajambije Allah natabona kudafite niya zakurekera muri ibyo ngibyo tugaruke ruvandimwe w'Islam nari muzereka mfate uyu mwanya kiyotiranye kuri ibi bintu nyaboneka tubireke intahu tureke bino bintu tubivemo nibyo byiza kuri twebwe kuba muri bino bintu yaba ari abadamu yaba ari ikibizadusuzuguza kandi biduteze n'ibibazo zinazibe nyinshi umuntu abura agaciro kubera ibintu nk'ibi ngibi aho kugira ngo ukore haramu ebana ubwo bwiza uri gushakira muri izi haramu wabureka kandi Allah subhanahu wa ta'ala akazaguhereza ubwiza bundi burenze kandi bwa halal byaro kwibukiranya rero no guhiturana Allah subhanahu wa ta'ala akomye kuduha ibyiza wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh